intwari n'ikigwari bitandukaniye. None se kuki habaho intwari n'ikigwari ariko abandi bantu benshi bagaheramo hagati? Abantu benshi si ibigwari ariko si n'intwari. Uzi aho intwari itandukaniye n'ikigwari? Nuko ikigwari akenshi gihitamo gukora ibintu bibi, noneho intwari igahitamo gukora ibintu byiza kuruta ibindi. Wahise wumva noneho impamvu abantu bandi bazamo hagati bo ntabwo bakora ibyiza kuruta ibindi, bakora ibyiza. Nese ni gute mu buzima bwawe niba ushaka gutera imbere, umuntu utera imbere kuruta abandi, ntugerageza kuba intwari, kugerageza gukora ibintu byiza kuruta ibindi. Ushobora kwihingamo icyifuzo buri gihe cyo gukora ikintu cyiza kuruta ikindi muri situation yose waba urimo. Ahantu hose waba uri, ni gute wakwihingamo kugira umuco w'ubutwari wo gukora ikintu cyiza kuruta ikindi. Urakaza neza, nge ndi Joy DJ kuri YouTube channel yanjye. Nkuko bimenyereye tuganira ibintu byinshi bitandukanye byo mu buzima busanzwe, ariko iyi video ni imwe muri video 14 zirimo ibintu 14 bishobora kugufasha gutera imbere mu buzima. Imbere yaho hari izindi, n'inyuma yayo hari izindi. Niba uri kuyireba zose zaramaze kujyaho, nagutera inkunga yo kuzireba zose kuri channel yanjye kuko ntabwo nzishyiriraho rimwe. Ushobora kuba uri kuyireba wenda hari izimbere yayo, izinyuma yayo zitarajya, ariko nagushishikariza kuzireba zose. Uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho ni ukugerageza gukora ikintu cyiza kuruta ikindi. Niba ufite amahitamo ukareba meza kuruta andi, donc ukora ibintu intwari yakora mu buzima, uba intwari, ukomeze ugerageze gukora ibintu byiza undi muntu atatekereje gushaka gukora mu mimerere yose. Ukora ibintu byiza kuruta ibindi, uhe abantu ibyiza ufite. Nibyo turi buganireho. Gusa mbere yo gutangira kuganira, ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Ibuke gukanda subscribe, ukande n'inzogera notification kugira ngo bijye bigenda gute ujye ubona video mbere y'abandi bose nkishyiraho uhita uyibona. Ntutegereze kuzajya kuyishaka, uhita uyibona ako kanya. Kora subscribe kandi na notification. Wabirangije? Dukomeze. Yego, ibindi by'uri bikore turangije. Nubona comment ushobora gushyiraho, wibuke uyishyireho, ukande wandike hasi comment wumve niba ibyo navuze muri iyi video ari byo cyangwa atari byo. Wibuke kunyandikira muri comment. Ikindi wibuke ukanda like niba ari byo, niba atari nabyo ukande dislike. Byose bituma menya icyo nshobora guhindura muri video kugira ngo bikomeze bigende neza. Nkomeze nkora ibintu bituma wishima, bituma bigira icyo bigufasha. Twinjiye rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Buri gihe uzasanga mu buzima abantu bagera ku bintu bihambaye, bakora ibintu bikomeye, ari uko baba barahisemo ko uko ibintu byagenda kose bazakora ikintu cyiza, batazigera bakora ikintu kitari cyiza. Bagerageze gukora ibyiza kuruta ibindi mu buzima bwabo. Nibituma abandi bantu nyine batagera ku bintu bihambaye mu buzima, nuko bahitamo gukora ibyo abantu bose bakora, ntibahitemo gukora ibyiza kuruta ibindi. None rero ni gute wakwitoza gukora ibintu byiza kuruta ibindi mu buzima? Icya mbere rero ni ukugira icyifuzo cyo gukora ibyiza kuruta ibindi. Banza umenye ngo ndajya he, vision. Ugire vision, uvuge mu myaka 20 cyangwa 10 nshaka kuzaba iki. None numara kumenya icyo ushaka kuzaba, uzajya umenya uko icyiza gisa mu byo ushaka kuba. Tuvuge urugero, abantu benshi ku isi bakunda kuvuga wenda ndashaka kugira umuryango mwiza, nkazabyara abana bikagenda neza. Ariko najya kureba icyiza yagakoze muri ako kanya, akaba atari ukurera abana be, ari ukumara umwanya munini wenda ari kumwe n'abandi bantu. Menya aho ushaka kujya. Urundi rugero nshobora kuguha, hari umuntu ushobora kumva we aho ashaka kujya ari ukuba umukire. Yamara kumva ari ukuba umukire, icyiza ari gukora ako kanya ni ikihe? Si ugushaka akazi, ni ukwikorera agakora. Menya aho ushaka kujya. Numenya aho ushaka kujya, umenya icyiza kuruta ibindi byose. Urundi rugero nshobora kuguha, ushobora kuba uri umuntu ukunda ibintu by'idini, ukaba ushaka kugira urugero runaka ugeraho mu by'idini. Urumva numara umwanya munini uri mu kazi uri gushaka amafaranga, ibyo ntuzabigeraho. Menya aho ushaka kujya. Numara kumenya aho ushaka kujya, uramenya icyiza kuruta ibindi byose waba uri gukora muri ako kanya. Icya mbere, menya aho ushaka kujya, noneho uramenya icyiza kuruta ibindi wakora. Noneho ikindi, nuba ufite amahitamo menshi, buri gihe jya ureba
ameza kuruta andi. Mu cyongereza niho bavuga ngo good ariko nanone bakavuga great. Urumva good na great biratandukanye. Hari igihe uba ugiye gukora ibintu runaka, hari icyiza wakora undi muntu wese yabona, ariko menya icyiza kuruta ibindi byose, the great thing, icyiza kuruta ibindi byose ushobora gukora muri ako kanya abe ari cyo ukora. None ikintu cya gatatu, jya wiyemeza noneho kuba wakora buri gihe ibyo byiza kuruta ibindi, kuko ubuzima ntabwo bworoshye. Iyo utiyemeje gukora ibintu byiza birangira n'ubundi wabaye nka wa muntu usanzwe udakora ibintu bihambaye mu buzima. Iyemeze ko ikintu niba atari cyiza kuruta ibindi byose utari bugikore. Ibyo nibyo bituma ugira ingufu, ukagira energy. Iyo ubikoze bituma wishima, ukagira excitement. Gerageza ukomeze gukora ibyiza kuruta ibindi. Nutabikora uzaba umuntu usanzwe, umuntu uri average. Niba ushaka koko gutera imbere mu buzima biri seriye, mu kintu cyose ushaka guteramo imbere, gerageza gukora ibyiza kuruta ibindi. Ikindi nanone aricyo cyanyuma cya kane, buri gihe jya wiga uko ikibi gisa. Wiga ikibi gute? Menya muri za ntego ufite, ya vision yawe ufite, amakosa wakoze mbere akwigisha ikibi cyaricyo. Ikindi, jya usoma ibitabo, urebe experience z'abandi bantu, noneho umenye ni icyiza icyo aricyo wigiye kuri experience yawe. Uyu yakoze aya mafuti bigenda gutya, none ko ngiye gukora ibi n'ibi ntabigenza gute. Icyo ni nkwifuriza ngewe nuko watera imbere mu buzima, kandi burya nta muntu utera imbere mu buzima ku rugero abandi bantu batigeze bageraho, badashaka gukora ibyiza kuruta ibindi. Biravuna ariko biba ari byiza. Haratanira kugera kuri ya vision yawe ukora ibyiza kuruta ibindi. Ibi bintu byose uko mvuze ari bine, urumva ari byo. Icyambere cyibuke, ihingemo icyifuzo cyo gukora icyiza. Ikindi, ugire vision. Ubwo muri cyo ngicyo kugira icyifuzo, gira vision. Gira icyifuzo cyo gukora ibyiza, kandi buri gihe aba ari cyo ujya utumbiraho, aba ari cyo ukomeza gufata. Ikindi, mu gihe ufite amahitamo menshi, jya ureba icyiza kuruta ikindi. Noneho ikindi cya gatatu, iyemeze gukora ibyiza kuruta ibindi nubwo waba uri mu mimerere igoye, kuko nibyo bituma ugira imbaraga, ukishima iyo wahisemo gukora ibyiza kuruta ibindi. Icya kane, menya uko ikibi kimeze, menya ikitari cyiza kiba kimeze gute. Igira ku makosa yawe. Ikindi, numara kwigira ku makosa yawe, ukora iki? Wigire no kuyabandi. Urakoze cyane. Icyo nakwibutsaga, niba ubwa mbere utakoze subscribe, reka ngutegereze uyikore. Manuka hasi kuri iyo buto y'umutuku yanditseho subscribe, aho ngaho hakande, nuharangiza ukande na notification. Wabirangije? Yego. Ngaho wibuke gusiga comment. Ibi bintu mvuze urabyumvise cyangwa ntabwo byumvikana? Sinzi niba byumvise. Byandike comment umbwire uko byumvise, niba ari sawa gukora ibyiza kuruta ibindi. Ikindi, wibuke kuma like, kagatoki kameze gutya ugakandeho, cyangwa se niba atari sawa ukande kuri kakandi kameze gutya niba ibyo navuze wumva atari sawa. Noneho rero tubonane muri video ikurikiraho.